kodinga namubonye ngwino ako gati naki mukecuru nje nkoresha imiti ya kinyarwanda ibintu bijanye n'amarozi barakuroze mfite n'umwana barozi baraguhemukiye nje nagushira ku musozi izuba riri kuva umuntu yaguhemukiye ukamwita umuganga umuntu yaramukecuru umuntu ku musozi mutoraguza amashusho yose iri kubireba cyamaye nka data ngo subirayo uzumbye ko telefone yawe yibonye ibi yari haza uyu ni umuganga nukuri asubiraho bamwibiye cyamaye nka data telefone yazambwira akayibonye anyishura amajije kubona telefone ye kera iwanyu mwaraterekeraga mwamufitanya bingi iyo nyabingi rero niyo umuntu guhaye inomero ntaba ari kubesa nategereza sibyo byabayeho ntibyabayeho mwari mufitanya bingi yego iwanyu naho ndi nasanze bayifite ariko ntibayikurikirana ndakubesheye oya iwanyu kera mwagiraga nyabinki ibyo bintu nibyo biza bikagufata bikakugirira nabi icyemezo ni ukubisenya ntabyo tububatse umuntu umugabo wawe yarapfuye ariko mwari mubitunze nayo ntambara guhora mu rugo bari ngo baje kubitaba no mu rugo yego ngiye guhereza umuti bivemo kandi hinduka umuntu muzima nk'abandi urakoze cyane kera uyu muti rero bakwibiye he banyibiye hano muri isoko ugiye gufata uwo muti ushire mu kote aho bakuye amafaranga yego nurangiza ujyeho bakwibiye bitarenze iminota 30 urambwira ko telefone yawe uyibonye ibyange birazwi nge ntago nishahisha ngo mfata abantu bajyane mu bikari kugira ngo mbarire amafaranga mbavubura izuba riva ku karubanda none nongere mbahe ikaze kandi mbashimire inshuti zacu zakadasohoka umunsi ku munsi tubifurize amagara mazima ibyo mukora byose Imana ibihe umugisha utagabanyije tugushimire wowe wadusuye kugira ngo inkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura bijye bikugeraho neza n'umugabo udasanzwe witwa Rumanura Inkuba uri gukora ibidasanzwe hano mu Rwanda ku bitangazamakuru bitandukanye mumaze kumumenya uyu mugabo rero nyuma yo kuva imahanga amaze igihe kitari gitoya mu gihugu cya Tanzania aho yari yagiye gushaka imiti itandukanye nyuma yo kuzana iyo miti rero akoreye ibidasanzwe mu isoko hano mu karere ka Burera niho twanyarukiye kugira ngo byinshi bitandukanye byinshi ari gukora muri rino soko byinshi biri gutangaza abantu byinshi ari gukora agaruza imitungo y'abantu yibwe byose mugiye kubireba muri kino kiganiro tukigera hano muvoma kwanza mubanze murebe uko muvoma zimeze n'abaturage batandukanye baba bari kuva mu bikorwa hirya no hino by'ubuhinzi abandi barimo gucuruza ariko tukigera hano twatangajwe no gusanga Rumanura Inkuba ari gukora ibidasanzwe aho ari kugaruza ibyibwe aho ari gutanga imiti y'ishaba n'ibindi byose mugiye kubibona muri iyi nkuru ariko banza wumve tukinjira hano ijwi rya mbere niringiri kugira ngo mujya mubyumva ko abavuzi gakondo bo mu Rwanda bafite imbaraga zidasanzwe natwe rero mu gihe tuba twifuza kumenya byinshi bikorwa muri buno buvuzi kodinga namubonye ngwino ahari turavugana dute abana umuyobozi w'isoko murakize we kabaye umugabo uje muhana ndahita nkuvugisha kamera niko inzira hano kwifunze se bimeze bite uve mu nzira mutanga umwanya abantu batambuka mwitoni akira bimeze bite hano hari ibiki buri wese ufata kuri uyu muti hano ngiye mfite ikibazo numva banyibye amafaranga kuri Airtel Money ndi umu agent none ndi kuvuga ngo ndabaza muganga aracyahuze ndashaka kumubaza hano serivisi yanjye ibintu bijanye n'amarozi cyane ambwiye ko agihuze ariko ambwiye ko ari bunyimire ako gati naki mukecuru ibintu bijanye n'amarozi ni ibintu bijanye n'amarozi barakuroze mfite n'umwana barozi barakwabuye mu murima telefone bayitwaye bro wanje wowe ucuruza amayinite ncuruza amayinite na Airtel Money babitwaye byose na telefone ndashaka gukurikirana imizigo wanje telefone yanjye bayitwaye n'amafaranga yayo ndashaka kureba yuko byose bifite umutekano muganga wanjye akabimfasha ariko ndabona gihuze igira imbere ngwereza umuti turaziranye umutari gutanga n'uwiki musaza bijanye n'amarozi bose afata umuti amatungo adakamwa tonse utabyara
muze karame aka gati bari gutanga nakibiki hano aka gati ni keza karavuraga karavura kwabura kugira gute byose reka da gota cyamaye nka data uyu mugabo ni umuvuzi cyane ibyo barabijyanye ndabigarunyisha ariko maze kubona ibintu byawe keneye umuti telefone nanjye kame banyibeye telefone muze aka gati urakize yaguhaye ndakize ndamanza gusuzuma ndebe ko byonyimbwira ari byo byiza kumenya wowe ngo wibye telefone banyibeye telefone iriho n'amafaranga ndashaka kubigaruza hakiri kare reka da kuvuga ngo nibyo ndimo mbasobanurira amarozi y'amategano amatamikano amawuhera no kurotaguzwa imyuka mibi n'amashitani umuti w'iki warabuze umugabo ngo uhereze umuti utabyara ngo uhereze umuti uyingani wese ngo uhereze umuti uyu ngo bamwibye bafate bakwibye iki telefone yanjye iriho n'amafaranga telefone yawe yire cyaci mfiteho n'amafaranga wari uri gucuruza kubona umuntu byose na Airtel money na mobile money ndashaka umuti kugira ngo ngaruke hashize amasaha abiri yonyine ni umuti nanjye ndebe ko nakurikirana ibyanjye akira hano telefone yanjye akira hano fata umuti ngo uhereze ndawufata gutya uyu muti rero bakwibiye he banyibiye hano muri iri soko ugiye gufata uwo muti uwushyire mu kote aho bakuye amafaranga yego nurangiza ujye aho bakwibiye bitarenze iminota 30 urambwira ko telefone yawe uyibonye bakwibye amafaranga angahe 15 telefone iguza angahe 80 uratanga 51 n'ijana ukimara kubona telefone yawe kandi wakwibye niwe bwayatange okay hano bayinyibireka ngende gushakisha nari umva hano uratanga amafaranga 51 n'ijana ukimara kubona iki ibyo nashaka ibyo wa telefone n'amafaranga yawe urakoze cyane genda nkubure undi ninde uri umucuruzi w'intama ndi umucuruzi w'intama ngiye ngarura ibyo byo mu rugo no mu soko ndabigarura ibyo mu rugo bigaruka ashize ibyumweru 3 ibyo mu soko keretse amafaranga bakwibye telefone bakwibye kano kanya ngoreza iminota 30 ntacyo nagufasha wowe urakoze cyane uyu ntabwo bishoboka guhinga rero wafashe umuti wo guhinga urafata uwo muti ngo uhaye uranyumva ugenda ufata umuyonga wawo ushire mu sambu yawe uvuga uti nkurinze inyoni abarozi umvije navuga nkurinze inyoni abarozi ababuzi ndetse n'abajura nta mujura asura mu sambu yawe yego inkidakamwe itarije tonsa ufata uwo muti naguhaye wamara gufata uwo muti naguhaye ugashira mu cyakiraro c'inka yawe nta mujura nta murozi nta mwabuzi wongera kujya mu sambu yawe none se ko muyongana ndagucucira nta gucucira ushira mu gacupa gataba mu kiraro c'inka oya mu murima ushira mu murima wawe utabamo yego inka ko mfite inkanze kurinda ushinga inka yaranze kurinda rafata akira hano umuntu wese watwe kuri uyu muti arakana 200 inka rero yego inka urafata ikiraro c'inka ushire mu gacupa uteye mu kiraro c'inka nta muruzungira ukanagira iwawe no kuza kwabyinagwa ntazahagaruka abo turaguha ibiceri 200 ibiceri 200 byonyine gusa yewe ntabiraduhombya akatubitanye cyamaye nka data mushaka nimero yanjye ni 078 4 2 2 1 7 8 7 barakwibye ibintu byenda mbigarura ari ukumajije unyishoro kumajije kubona ibintu nagize gute shira hariya hasi ntabwo mfata amafaranga ingurube hande ko bayi murambika ibiceri hasi murambika hasi wabrambika hasi ufitiye kibazo amaguru arakurya amaguru yawe urafata uwo muti utwike uvange n'amavuta usige handi urukubabara birete vuba bigenda hano uzongera kukuroga urakoze cyane undi ukeneye umuti ninde ndagiye ntabwo nge ntinda mu soko hagize ugira ikibazo mwandike nimero yanjye mukecuru gushakana gati nawe nanjye nje kumva ngo nanjye bambure amaguru akira hano ibi biri kundagazaga byavamo urafata uwo muti uvange n'amavuta urabaza uno muganga urukubabara ibikotoro usige handi urukubabara ibyo bintu biravamo nta uzongera kukuroga yego ngari ryari byo nanze ndi kuribwamo nanatsa shira inote wigarurire nta kibazo shiraho inote wigarurire niyigarurira menshi urabigeza nta muntu unyiba
njyewe iyo unyibye ubizana unyiruka nyuma cyamaye nka data wa nta muntu unyiba Uje mvunjira rota. fata ibiceri hasi urambika amafaranga yego 2 3 4 5 sawa. nta n'amafaranga watanze iciri 200 mfata mu telefone yawe habiceri gize utanga ntabwo nigeze nyabwo birambika hasi urakoze cyane iyo bayibe telefone yawe uyibona umva mwana niwongera niba utayatanze ntacu ubona tanga amafaranga ibiceri 200 wayatanze yatange 200 yatange nyine ako gushira mu murima nigo natanze ntabwo iminota 30 ubone telefone yawe